amatwi Ikinamico Rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Twongeye kubaha ikaze mwese bakunze Ikinamico Rangurura. Mu gice cy'uyu munsi mwarimo gusitehagura iki kibazo cya Bruce ukunda gusinzira mu ishuri. Vestina n'umukobwa w'agatako bo biteguye kuba abamiliyoneri uyu munsi. Kurikira Ikinamico Rangurura. Uvuye he gatako? Umurasi nagukubaganira mama. Kuki urimo gukomeza wisirisimbya aha uramenya utanyicira umuti wa mwana we? Nyine nari impinyujije ngo numve ko ntahurirana n'ibifaranga biri kwisuka mu mufuka. Yego de. Ariko ntabwo nakora ikosa ryo gufungura rwose mama. Uramenye rwose wihangane tuze kurebamo amasaha ageze. Harya buriya twohereje nkagiye kingo twumva amasaha asigaye ngo amafaranga yizane mu mufuka mama. Aha zana iyo telefone igihe twohereje amafaranga se message ntirimo. Ariko aya mafaranga nimara kuyabona shaho. Umva ndashima Imana. Ni wowe wenyine se? Ariko ibaza umunsi tuzaba twujuje taje dukeshure ya muvuzi gakondo mama. Yego natwe tukajya mu mare w'abantu bafite ama etage hano muri Buganwa. Ariko nubwo twemeje ko ari amafaranga tuzayubakisha etage, hari icyo tutumvikanyeho gatako. Azasigara icyo tuzayakoresha se? Nabyo ntabwo twabivuzeho, ariko ntitwanemeranyije umubare w'amagorofa tuzubaka di. Tumva twakubaka nk'amagorofa 2. Ngabiri abise kubera iki? Urabura kuvuga nk'amagorofa 10 cyangwa 20 nawe ngo 2. Ubwo se yose yavamo mama. Yego, ariko uribuka ko ziri ari miliyoni 100. Miliyoni 100 ni amafaranga menshi cyane ntuyite make rero. Ni menshi ariko dukeneye no gusagura. None se urumva yose twayubakisha etage ntitugireyo dusigarana? Ntacyo wenda tuzubake nk'amagorofa 5 kugira ngo tugire icyo dusigarana. Ntacyo bitwaye. Kuko nubundi muri Buganwa yose inzu ndende irimo ifite amagorofa 3 gusa. Nubundi ntawe uzaba duhiga mu kugira inzu ndende. Azasigara rero. Ngiye ku mafaranga azasaguka. Nzayaguramo ibitenge n'inkweto zacomeka byinshi ku buryo. Nzajya mpinduranya buri masaha 3. Njye uzanguriramo imodoka nziza ngiye ngutwara mu gihe kuri saa no kongera kugutwara nimugoroba. Umva gatako nsaba imbabazi urantutse. Gututse iki mama? Nta soni koko. Hejuru ya miliyoni 100 zanjye ngo nzakomeza njye nirirwa ntobatowe imisatsi y'abagore baminica n'ikize y'ubufaranga. Si wagiye witonda tukabanza tukavugana. Ariko ibyo tuvugana bidashira ni ibicyanise. Aya ni amasaha yo kujya gushaka imbuto nza gucuruza. Nanjye sinanze kujya gucuruza. Ariko hari ibyo twavuzeho nimugoroba ntitwabiha umurongo. Ubu se ndabwirwa n'iki byari byo ko nimugoroba twavuze byinshi. Nyine nashakaga ko twanzura ku kibazo cya ya mafaranga ya Natanu ubitse. Turacyanzura iki se kandi k'amafaranga nyafite kandi nkaba ngomba kuyagura ingurube. Ntuyigura uzajye kuyororera handi. Ntuzayizane mu rugo rwanjye. Hanyuma se tworoye ingurube ebyiri bigutwaye iki? Se Natani we kuki atayiyororera? Agahitamo kuyikoroza. None se Natani hariya yibera muri ghetto yahabona aho yorora ingurube ni se? Yahiragije abandi se. Aniseti na Betty nibo kamara ko korora ingurube za Buganwa yose. Ariko kuki utabona ko ari amahirwe yacu korora ingurube ebyiri? Ntabwo ubona ko mu buhinzi bwacu dukeneye ifumbire nyinshi? Yego turayikeneye. None ariko tuzakomeza dukoresha iyo dukura kuri iriya ngurube ya Munyankindi turagiye. Ariko si ifumbire gusa. Wibuke ko iyo uragiriye umuntu ingurube ikabyara biba ari express. Muhita mugabana ibibwana. Niba ushaka korora ingurube uzakura icyororo kuri iriya ya Munyankindi irahagije. Ese kuki bima byinshi kandi bihari? None se kudafungura mama? Ndumva mfite ubwoba pe cyangwa bari wowe ufungura gatako. Kandi umuvuzi yarakubwiye ko igihe nikigera ari wowe uzafungura. Tunyuranyije n'amabwiriza y'umuvuzi. Genda uzane ikintu kigenda kinini cyane. Ugisase hano ku buryo ridufungura ibinoti biza bipfupfunuka ari byinshi cyane bigwa kuri icyo kintu. Nzana iki gitenge cyawe se? Igitenge ni gito gatako zani kuvurori wa mwana we. Gaza n'umufuko utereko hano rero wikuremo ubwo bufungura. Reka mfungure mwana wa. Rimwe, kabiri, gatatu. Ndafunguye. Ayiwe, mana yanjye. Ko nta mafaranga arimo mama. Mana we, ndabigira ntimana ishobora byose we. Ingegera yadutekeye umutwe mwana wa dore harimo ya note ya 5 gusa. Mana kumumura umufuka wose turebe nge simbyemera pe. Nawe kumumuye mwana wa ntako ntagize. Ari hehe surabona hari n'igihumbi cyajemo. Ayiwe.
turabigenza dute mama? nanjye ntabwo mbizi mwana wa. Hamagara kiriya kigabo kibaza ibyo cyadukoze mama. Reka nze mpamagare numve. Akomana yanjye. Se koko arayifata se shaka azi ibyo yadukoze iciyemo ariko ngatitabaze. nanjye yabifashe koko. Aro muraho ni Vestine. nakumvise Vestine. Amakuru se? Oya makuru yo ntayo pe. Nizere ko amafaranga yaje watangiye kuyarya. Kandi nguhamagaye ngaba ari byo nkubaza ndarebye rwose nsanga nta n'igikoroto cyajemo. Ni ya note ya 5 yonyine kirimo pe. Ntabwo bishoboka. No ntabwo. Ubwo ntubahirije amabwiriza rero. Nukuri nabigenje uko wabimbwiye pe. Uri murambeshya urashaka ko guhamesha arenza bigenewe shaka. Ni izina ry'Imana ndagakwitwa n'inkuba itagira amazi. Niba mbeshya mfikigiye ndakabura umwana wanjye agatako duhagararanya aka kanya nta n'igiceri cya 5 cyajemo pe uretse ya note ya 5 gusa. Ubwo rero hari amabwiriza wishe. Uko wabimbwiye nukuri nibyo nubahirije. Ubwo wishe amabwiriza yewe reka kunesha umutwe. Nukuri ntabwo ndayishe pe. Mbikorera abandi akaza neza. Uye bujijwe n'ikikuzi. Ni izina ry'Imana pe ahubwo wareba nawe niba ntaho wibeshye wenda tukongera tukagerageza ukareba noneho arakubye n'ukuri kw'Imana use koko Kusimana mwana we ongera umuhamagare. Reka ngerageze mwana wa. Ongera ugerageze pe. Ubu se noneho mana yanjye. Mwana papa ntabwo tumukira. Reka ngerageze mpamagare numve. Chamo we. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Mana we ahise ayifunga pe. Mwana we mama uyu ni umuteka bitwara dutuburiye pe. Agatako ndapfuye ndarangiye saranyishe nta kindi mubwira ku mafaranga ye yanyohereje ngo nyajyane kuri banki aho kuyajyana nkayajyana mu rusimbi we mwana wandagiye n'ukuri. Mama uzambwirire suti nawe si we yashakaga gukorera urugo rukagira icyo rugeraho mu iterambere pe. oya mama uragiye sugiye he? uragana mu isantere baganwa se mwari. Oya nakantu gaterega nkubaza. Ntabwo ari bifite rwose musaba munyanyi. Uretse tukazavugana ubutaha mwari. Utananiwe rwose ndumva nshaka kujya mu rugo kuruhuka. Uvuye kure cyane se? Ya urebye amaze iminsi mu ntara mba ndi mu turere dutandukanye nshakisha imari. Ubwo rero nyegaruke nibuganwa n'impamvu nari mbuze nti nta kuntu twaza kuvugana kuri telefone cyangwa se byaba bitavugirwa kuri telefone tuzashaka undi mwanya. Kuko ari ikibazo kirebana n'imyigire y'abana rero ndumva twakiganira wenda mu minota mikeya cyane ngahita nkuri kukagera mu rugo. Abana se bagize iki kibazo mwari? Haba hari igikoresho cy'ishuri badafite se bimeze bite? Oya nta kibazo cy'ibikoresho bafite rwose uretse ko atari na bose. Bimeze bite se nyine? Ikibazo gifitwe na Bruce wenyine. Ndega kubitaho ngira mu rugo rero. Wenda mukubita rwose. Ubusanzwe ntabwo ajyaga agira amakosa sinzi kuna byadukanye rwose. Oya amakosa yo ntayo. Ahubwo ikibazo ni mwebwe ababyeyi mukoresha imirimo myinshi ku mugoroba. Ngo iki? Agasubira mu masomo ye bwije cyane bityo akatinda kuryama ugasanga asinzira mu ishuri. Amuranyumvira ukuntu abana bo bashaka kurirwa bajeira. Uteze. Ubwo urumva niba bamuhaye turimo aho kudukura akaza kukuregera ngo baramukoresha urumva umwana azashoboka ahubwo. Munyanyi rwose ntabwo yandegeye. Rwose asigaye aza mu ishuri yakererewe kandi nabwo yahageraho kwiga akirirwa asinzira. Nagerageje rero kumubaza iki umuteye. Ambwira ko ari imirimo myinshi bimukoresha mbere na nyuma y'ishuri. Gusti ndakumva. Urabize ngiye munyankindi ndi umukozi. Rero ntabwo nagira ikibazo numvise umugore wanjye atoza abana gukora imirimo bakiri bato. Umwana umurinda inzara ntabwo umurinda umurimo. Reka munyanyi. Ndakumva rwose. Nanjye sindwanya ko umwana yakora. None ariko mukwiriye kumugabanyiriza imirimo ku mugoroba kugira ngo abone umwanya wo gusura mu masomo ye no kuruhuka. Yewe ibyo byo nibyo mwari. Nanjye ntabwo nshaka umwana wanyuma rwose kandi mba naramwishyura ibikenewe byose. Cyakora nangize ngo uravuga ngo umwana ntakagira karima amaboko. Oya rwose nanjye gukora simbirwanya. Icyo nabasabaga nuko mwamugabanyiriza imirimo kugira ngo abone umwanya wo gusubira mu masomo no kuruhuka bihagije. Rwose ibyo byikuvuna rwose mwari. Ubwo ngeze nahandaza kubikurikirana. Oya bikurikirana. Bazi madame imirimo akoresha umwana bituma ataryame yariyo. Guruka noneho uragarukira Express. Ntubizi se ko izina ryo muntu. Jewe ibyanjye byose biba Express. Yewe
uyu munsi ntabwo wakoze se ko utari mu gasoko? nakoze nuko hari utwo narinje kureba hano muri papetori ya Uwera ngo mpite nsubira mu isoko ncuruza. Nubwo usanzwe ariko none ufite impamvu yumvikana yo kugenda express cyane. Ngomba kugenda express nkagaruka express nkacuruza ziriya mboga abagore batankurana ngo bantwara y'umugoroba da. harya n'imboga gusa ucuruza cyangwa n'imbuto usigaye uzicuruza? si koko ko ibyanjye byose ari express. Ku mbuto ntacyo wamburana, bafite amaronje, amatunda, ibinyomoro, inanasi, imyembe, mbese byose ni express kwa Murerwa Betty. Ewe hari igihe njya nkenera imbuto zo kwirira nzajya nza kuguteza imbere. None se kutambaza n'ibingurube narayibonye di? Usiko nawe nta byawe. Umuntu atanga amafaranga akagenda akicara agatimaza ntatekereza ati reka njye kureba icyo amafaranga yanjye yakoze. Numvaga uyu munsi nza kukureba mu rugo nkareba niba warayibonye. Nuko amakano rero dore nkuvunnya amaguru. Ndabanga utamakano se ngushimira ko mvunaguye amaguru. Nako nkunganiye amaguru da. Mbese ndakuruhuye urugendo wari gukora uzi wacu mu rugo. Nta kibazo nzagura ariko banza umbwire wanguriye ingurube nziza? Umva nakuguriye ingurube nziza nata. Ingurube nziza y'icyororo rwose yayindi ureba ko ukavuga ati bien na bien express. Nibyo ntuzaza mu rugo ukayireba se? Nzaza rwose. Ni ingurube nziza ya kijyambere. Ni ukuyitaho rero igakomeza gukura neza mwishakira ibyirya ntisonze kandi yarwara mukayivuza. Ariko rero nabonye abaveterineri bahenda. Ibindi byose tuzajya tuyibikorera ariko nibigera kuyivuza yarwaye nawe uzajya utanga amafaranga tuyivuze. ese kuticara ugiye Vesti? Ndi kugutegurira amafunguro mugabo mwiza. Si biri ku meza byose ibiryora? Aho hari umuceri n'ibishyimbo n'imboga n'inyama n'isosi yonyine gusa. Ese nyine urumva bidahagije urumva ugiye kongeraho ibihe bindi uko yangiye kugutegurira utubuto ukoreye na kacyayi. babyihorere ko birahagije ngo nodufungura ahubwo. Waretse nkakwakira neza mugabo mwiza kutayirukaga mu rugo. Wakabimenye se nyine ifunguro byateguye rwose nta kibazo tube tunaganira. Ntabwo nakugora ngo ujye gutegura ibindi birahagije rwose. Ewe ngaho turyoherwe mugabo wanjye. Uryoherwe rwose natetse neza uyu munsi. Murakoze rwose. Niko ye karame. Hanyuma se nabona simperuka mu rugo. Yego. Kuza ngo nganize umbwire amakuru noneho ngo ujye gutegura ibindi biryo. Amakuru se amakuru ni meza rwose nasanzwe tumeze neza. Hanyuma se nyine byose biragenda nta kibazo? Biragenda. Uko amafaranga yose uko wagiye uyanyohereza se ko nayabitse neza nkajyana kuri banki nta kibazo rwose amafaranga arabitse muri banki. Ibyo ni byiza rwose Sheri. Yego. Buriya rero ejo nanjye nzajya kuyabikuza nzajya kuyaranguza. Ngo uzajya kuyaranguza? Niko bimeze rwose. Wahombye ku buryo nta gishoro usigaranye rero ugomba gukora amafaranga kuri banki. Oya si cyo bishatse kuvuga. None ahubwo hari abantu bandangiye imari ifatika ku buryo rwose nzakenera amafaranga menshi kugira ngo nyirangure. Ibyo ndumva ngewe rwose ntabishyigikiye pe. Wakagombye gukoresha ayo ufite ariyo ukayerekera kuri banki akaba ubwizigame bwacu. Nukuri ubwo yaba ari imibare koko cyangwa ahubwo ukwiye no kuruhuka ubonye igihe uba wirukiye. Erega mugabo mwiza nawe uba ukeneye kuruhuka n'abana bakakubona. Yewe yego kuruhuka ni byiza ariko no gukora bikaba byiza kurutaho nyine kugira ngo umuryango utere imbere. None se urashaka ko dutera imbere wowe ukicisha akazi mugabo mwiza? Oya se kwicisha akazi ariko waretse ukabanza ukaruhuka nk'iminsi ngahe ukazasubira mu kazi byibuze mu